Biju mugarukeho bwa nyuma navuze kuva ku munota wa nyuma kugeza kuri uyu munsi. Biju washyizwe hanze na Yago agafata ubwambure bwe akabumwoherereza, ntabwo yigeze areka guhabwa ubutabera. Yo yatanze ikirego kirakirwa, ariko Biju yari mu bihe bitamworoheye. Ibi bintu nimbivuga murakubitwa n'inkuba, ariko se mbivuge babwire impamvu Biju atabonetse ku gihe n'ahantu yari ari. Bivuge. Umukobwa yari arimo kurwana n'ubuzima. Mbivuge Jiha? Yes, bivuge. Mbabarira ubimvugire. Kubera iki Biju yari yarabuze Jiha? Kubera iki Biju atabonetse ku gihe kandi yaratanze ikirago mbere? Bivuge Godfather, ndaje mu kanya. Urakoze cyane. Uyu mukobwa impamvu yabuze ntaboneke, Yago nyuma yo kumushyiraho igitutu amutortira akamufata akamutwara mbere yo kumukangisha bira bikangisho, ntabwo byapfuye kuza, ntabwo ari uko bakundanaga gusa. Mumenye ukuri tugushyira hanze n'ubundi ibintu bizajyanzana bivuga. Yago yateye uyu mwana w'umukobwa inda, amenye ko atwite atangira kumushyiraho tortire. Biju yaragirwa mu bitaro kuko yavuyemo inda y'amezi 5. Murumva? Niyo mpamvu igikirego cyatanzwe kitagiye mu rukiko. Uyu mukobwa Yago nyuma yo kumutera inda, uyu mukobwa Yago yamushyizeho buringa, amwohereza amafoto y'ubwambure kugeza naho umukobwa yaragiye gupfa akajya mu bitaro amaze igihe kirekire mu bitaro. Abantu barahangaha ntabwo mushaka kuvuga ukuri. Umuntu yakwamagana umwana nk'uwo nguwo Godfather ahindutse umuntu mubi. Uyu mukobwa niyo mpamvu nabivugaga mbizi. Uyu mukobwa yatewe inda na Yago amushyiraho turute kugeza indi viriyemo. Raporo zarakozwe zo kwa muganga. Iki gihe cyose mutabonye uriya mwana acecetse avuze ategereje ubutabera buzamuha, uyu mukobwa yari mu bitaro. Turi kujyana rero, ntimushaka ukuri, ntabwo uwahohote bashaka. Dufite sosiyete mugoye kubana nayo, aho umuntu wakoze ikibi ariwe uhinduka victime, hanyuma abagaragaza icyo kibi tugahinduka babi. Ubutabera bwaratanzwe, ubu turi kuvugana n'impamvu ntazongera kuvuga kuri iyi kese. Byamaze kugera mu butabera kandi ukuri kuzagaragara na justice igiye gutangwa vuba aha. Yago yararezwe kuri iki kintu mwakomeje gukikira, mukazana drama, mukazana ngo imaze imyaka 4 Godfather ntazi, mukirengagiza ikibazo nyamukuru n'uyu munsi mudashaka kumva. Ni ikibazo cy'uburyo Yago ibyo yakoreye uyu mukobwa ntagombaga kwihanganira, bitari we wenyine nabandi. So ndangiza rero kugira ngo nabandi bafate ijambo, ntaginze gutanga n'umwanya. Mvuze hafi igihe kingana gute bahu? Mvuze igihe kingana gute? Mvuze isaha irenga. Uyu mukobwa turashima Imana ko ibi bibazo ibi bihe anyuzemo bitamworoheye, yatewe na Yago abinyuzemo amahoro y'amasaka bari humeka umwuka w'abazima ari muzima. Turi kujyana, ariko sereka mbaze, kuki wagiye kuryamana n'umuntu ukageraho umutera inda warangiza ukamushyiraho igitutu no kumwohereza ubwambure bwe kugera naho indi ivuyemo, hanyuma ngo Godfather gucecekera? Uyu mwanda agomba kuwuhagarika. Ibyo apfa n'abandi, ngo ibyo abantu bamwanga, Yago ndamwanga mwangira iki? Ariko ibintu this must stop. Ibi ndi kuvuga nzi ko biri kumvikana ku bantu babizi, barabizi. Ndasoreza kuri aka kantu, ndashima. Niyo mpamvu space nahise gushima, niyo mpamvu space twahise gushima. Dufite inzego zikora kandi zitagira ikibazo zisuzugura. Yago he's my brother, nta kibazo nigeze ngirana nawe. Ibi ngibi yakoze niyo mpamvu munyereke mu kiganiro Yago akomoza ku izina rya Biju. Reka da, kuko azukuri arayobya uburari akajya handi. Namubereye ikibazo kuko namaganye bino bintu kuva ku munota wa mbere naho ndushobora kubikora. Nimwitegereza mu ntege amatwi cyane, munyumve neza.
murebe ibiganiro yakoze, yakwepeje uburari ayihaka abandi bantu. Ikibazo nyamukuru ubu turi kuvugana, ikirego cya Yago cyamaze kugera mu bushinjacyaha. Niyo makuru ufite. Muzampa ukuri umunsi mwabonye uyu musore ibi bintu nakomeje kwamagana agiye kubibazwa n'ubutabera, kuko dufite ubutabera bukora. Ntabwo wafata abantu ngo bagira agatobero ngo dufata ngo ucecekere kugira ngo mbone ko n'umuntu mwiza. Never ever. Iyo nza kuba umuntu mubi ntabwo nari gufata Yago ngo ngende hariya mushakire fundraising ya miliyoni 4. Nta wundi muhanzi turabikorera hano, twari tumufitiye urukundo. Ariko muri iki gihe cyo kuvuga ikiza tukivuge, igihe cyo kuvuga ikibi tukivuge. Yago nareke gufata ubwambure bw'abakobwa bashiki bacu ngo agende abusakaza nkuri gutanga amasaka. This must stop. Ntabwo abakobwa ari ibikoresho byawe. Jiha, kamwe ku mazi mvuze isaha yose, take your time. Ndagusaba ikintu kimwe. Turi muri space yo gushima, sinkeneye ko haza nk'amagambo yo gutukana. Muze kumfasha. Turi muri space yo gushima ko icyo nakoze kuva mbere, icyo twaharaniye kugeza aya masaha, the justice irimo gutanga kandi turashima. We are here for thank. Oh, hallelujah. Fata ijambo ndaje. ariko ukaba ugiye uvuga kuko uzi neza yuko ngewe ibyo bintu bitagomba kuburamo, ukaba ugiye iryo jambo nyine uri nwa ku mazi ubundi ugaruke hano. Ibi mwarabyumvishe, murongera murabyumva, ariko murabyirengagiza. Iyo umwana aya magambo yarimo gutabaza avuga yakurikiwe nayo majwi umukobwa yivugiraga ngo uyu Yago. Kuri ino nshuro rero narakuretse Bijon, narakuretse big time, narakuretse ubugoryi bwawe ndabunda butorera, amapi yawe ndayarya, ndakureka unyica nabi man, ndakureka wandaya uramenyera, ndakureka wabici uramenyera, ndakureka mbigusubiriremo. Urumva? Ariko kuri ino shuri ayo mabyi wiza nitwa ngo screenshot ngibiki ngo sijuyi ngo amavideo ndakwica, ndakubabaza. Kuri ino shuri ugiye kumenya noneho wagwana, ugiye kumenya uwo ndiwe neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera. Arakuretse nyina ku mutwe, urugendo nyina ku mutwe unza n'amabyi, ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya. So for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole. Urabyumva? Ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe, ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe. Understand? Ibi ngibi yabibwiraga umukobwa bari bamaranye hafi imyaka 2 bakundana, wari umutwitiye inda y'amezi 4. Reka mbabaze, niba umuntu ashobora gukoresha amagambo nk'aya ngaya, Godfather kugira ngo Yago kuko ari inshuti yanjye, kuko tuba ibi ngibi mbyumve nse nk'utabyumvishe byirengagiza ndeke kubyamagana. Ibi ngibi bari kuvuga yafashe ubwambure bwarabumwoherereza nkuko mwabyumvishe mu kirego, arabimwoherereza. Umukobwa abibonye akubitwa n'inkuba. Umva ikintu cyababaje kurusha ibindi, cyatumye umujinya unzamuka nkavuga no, ndakwamagana. Yaramubwiye ati mu gitondo ambara neza, witegure ngutegereje mu kiganiro, ugomba kuzukubira abanyarwanda ko nta kibazo mfitanye nawe. Saa 2 niba utarangeraho, saa 4 n'ibintu byose urabisanga hanze. Umukobwa yabuza yacira n'ayamira, aragenda ajya mu kiganiro ku gahato, akora ikiganiro bamusekesha ku ngufu. Mwarakibonye, muraza kukireba. Munyumvire torture. Arangije kumukoresha ikiganiro, umukobwa avuye yabaye nk'umusazi, kuko akimara kuva imbere ya kamera amaze gupretendinga kugira ngo adashyira ubwambure bwe hanze. Yahise ava mu kiganiro, Biju ahita ahamagara umuntu w'umunyamategeko amugisha inama. Aravuga ati ibyo ngibyo birenze ibitekerezo bya muntu, tanga ikirego. Nibwo umwana mujye kureba ibi ndi kubabwira, mugende murebe. Ahangaha tuje gusanga mwabantu mwe, tugende gake hano, tuje gusanga ikirego. Ntimushaka kumva ukuri, nicyo kiyo kimbabaza. Ikirego cyatanzwe tariki 3 z'ukwezi kwa 6 2024. Mugende murebe ngo Biju yakoze ikiganiro ryari. Ese ni nyuma y'iki kirego cyangwa ni mbere y'iki kirego?
yakoze ikiganiro bukeye ajya gutanga ikirego kuko yari yakoreshejwe ikiganiro ku gahato kigaragariza abantu ko nta kibazo afitanye nawe. Umukobwa ajya gutanga ikirego, ariko bitewe n'ibyo bintu byari byabaye mudashaka muri kwirengagiza, uyu mukobwa yakomeje gusunikirwa n'ibi video bari bamuhaye bavuga ko agiye gushyira hanze. Uyu mutipe yaramupushinze kugeza ibyo nababwiye bibaho, umwana yaragiye ku ruzi. Rero bari kubabwira ibyo ndi kubabwira bifite ibimenyetso. So ngaho nimumbwire, kugira ngo Yago azagende azambyarira imfura ndeke kumwamagana nkuko namaganya abandi, ibi ngibi byabaye ni igito cyangwa ibi ngibi turi kuvuga by'umukobwa Biju mu mabi Yago yakoreye abakobwa, ibi ni igitonyanga. Hari amafoto n'amavideo agahiye Yago yagiye afata abakobwa yaryamanye nabo. Yes. Kujyana. So nkuko twabivuze safe longtemps, nkuko twabivuze ku munota wa mbere, ntabwo twebwe turi aba baruzi babasambanira mu bitanda byabo, ariko twamagana amashusho y'ubwambure muza gushyira hanze murimbura abashiki bacu. Ibi bigize icyaha, tuzabyamagana twivuye inyuma mpaka kugeza igihe Godfather azasigara umuzimu wari ubikora we yarakunje amano yaraciyeho, ariko umuzimu wanjye ntabwo uzasigara ubagurukana. Turi kujyana. So rero nkuko nabivuze, ndashaka kubisubiramo bwa nyuma, ntabwo nigeze iyi space twavuze ko ari ugushima, ntabwo mu bantu mwumvaga n'abantu bavuga ati ngo Godfather ngo wavuze ko inzego zitakoze neza. Muri bazima dufite inzego zikora neza cyane kandi zikorera ku gihe, dushima, turi proud y'uburyo bakora. Ntabwo ibi bintu kwa bimaze iyi minsi kuva mu kwa gatandatu tariki 3 kugeza uyu munsi, ntabwo uyu mukobwa ari uko batamuhamagaye ngo akore ku kibazo cye. Baramubuze. Biju yarabuze kuko ari kurwana n'ubuzima. Ibi ngibi mugomba kubimenya. Ariko ribira mwanya nabwo ati tuzagutegereza umanze uboneke. Ahabonekeye ubu turi kuvugana, the justice was igiye gusavingwa kandi muzabiresha amaso yanyu. Turashimira ko dufite mu byukuri ubuyobozi bwumva ibibazo by'abaturage babo. Ribu tuzayigabire, ariko se tubagabiye nk'inkubu ngubu yajya yazi tuzabagabira inka. Oya, tugomba kubagabira. Tugende gakeye rero tugendane. Yago yari ishumi yanjye, nta kibazo nagiranaga nawe, sinavuganaga nawe, ntabwo nzi ni ishumi yanjye. Nivuga ngo ni ishumi yanjye, ni nk'ukuntu namwe abantu muri amashumi yanjye mugira nimero yanjye. Nimvuga nimero ni iyi nimero ya business yingiye yo kuri WhatsApp. 22 man 22 Decembre 2023. Avuga ko afitanye n'abantu ibibazo bingana n'imyaka 4. Ejo bundi ninjye wakoze space ndi kugira ngo yiyunge na Brian, igihe twari twakiriye uyu muvandimwe turi kumwe nawe hano hasi bita Zekibi ngo n'abantu bagufollowing sheri. Tugendane gake. Ibyo byarabaye. Yago aranshimira, aragenda akora ikiganiro. Turi kujyana. Yago aragenda akora ikiganiro, ntabwo ari gusubira inyuma, ariko ndashaka kugira ngo mwumve ukuri. Noneho muraza kureba mumenye reality, muvuga ati kumbe nuko bimeze. Wa muntu kugeza amasaha Godfather njyewe ntazigera niri na rimwe mbana n'umuntu kuko namanje kumucinyaho inkoro kugira ngo mbane nawe mu bure mwikosa nceceke. Uwo ntabwo azigera Godfather, ntabwo ngo ari we njyewe. Uwo nguwo nta nubwo nzi ko azanabaho, muretse mwumve. Ahangaha nejo bundi mugende murebe igitaramo iki bintu, ntabwo baravuga umushu, ntabwo araza, muraje mwumirwe. Ndashaka wumve, aha ni Yago arimo kunshimira, umva. Yo beda wagwana wababonye. Ahangaha yari yaje muri space, uyu mukobwa uri hano hasi Brenda aramutuka, aravuga ati byo yankoreye ntabwo nshaka kuvugana na, aramutuka. Yago asohoka muri space aragenda. Nari ndimo kubunga. Mutega amatwi mwumve. Uvayo umwana ngo nitayikuni ndahera wumvise ibyo yavuze. Aha umva cya kiganiro rero aba provinces rero
agikoze my guy nagikoze ariko nzakirekura ejo kirahari kabisa uzakatemo akavideo k'ahantu twamuvuze umusaza kabisa twabivuze ya gahunda yawe na kumentioninze kabisa yamana ni ikiganiro nakoranye na couple kandi abantu bazakireba ndabizi ejo nzakibatamo kabisa bless kize gukariro gake uyu muntu murumva mu minsi ngahe ishize anifitanye nawe ikibazo nyuma yaho niho hasohotse ari amajwi ndashaka kugira ngo mwumve reality nyuma y'ibi ngibi muri kumva mwabantu mwe niho hasohotse ari amajwi ndashaka mwumve avuga ngo uriya mukobwa agiye kudiringa n'ubwambure bwe Godfather muzi ibyo bintu nabyihanganira nandiki yago namubwira nti ibi ni ibiki bro yago ntiyanshubije ndamubwira ibintu n'umwanda ngomba kubyamagana bitewe n'ibyo nabonaga byari bibabaje ariko tureke aho ngaho noneho dusubiye inyuma n'impamvu numvaga ntagomba kubitoleratinga twari dufite ibya Amanda nituvuga Amanda birababaje uyu muntu udaha igitsina gore agaciro umva buryi ntabyo nyeneye buri ni Kampala umva twahuye ishuri sinzi niba ari ubwasaze simbizi wiza kumpagira uyu ni umukobwa ari kubwira wiza kumpagira wiza kumbwira amabyi wiza kumbwira ubugoryi ntabyo nyeneye I don't talk to bitches like you ntabwo nge ndi umuntu wo kujya kwiexpose hariya ngenda afata ifoto yanjye nkayishyira ku yawe wowe who are you mfata ifoto yanjye ngewe uyu nguyu ni umukobwa wo mu minsi bita Amanda ahangaha mbere y'uko uyu musore asohora indirimbo yaragiye afata ifoto y'ubwambure bw'uyu mukobwa mwese mwarayibonye ku karubanda umwana yambaye nkuko yavutse yamufashe bari kumvana kuri video nyuma umva ukuntu amwitinda mwumva ibyo ari kumukorera ibi bintu Godfather ngende ceceke kugira ngo ngaragare ko ntabwo ariko bimeze ntabwo ibintu bizigera biba namba na rimwe abantu mwanyita icyo mushaka ariko uyu ni umwana w'umukobwa uyu nguyu tuvuye kuri Amanda hari umubyeyi umaze imyaka n'imyaka muri iyi industry ari umunyamakuru sinavuga izina rye ibyo yamukoreye nagahoma mwabibonye amajwi ari hanze ntabwo navuga izina rye sinziga navuga n'izina rye twarwanye intambara kugira ngo ibi bintu bive mu matwi y'abantu by'uyu mubyeyi ariko ibyo yamukoreye nagahoma tumuveho reka mbaze ni gute ushobora guhura n'abakobwa aya masaha dufite ibimenyetso ubwambure bwabo hanze n'abakobwa 4 reka mbaze uyu nguyu yaba murumuna wawe yaba mushiki wawe yaba ikindi cyari cyo cyose mu muryango wawe nkubaze wakwiyumva gute ubwambure bw'umuvandimwe wawe ububonye hanze buri gusirikira Godfather narahagurutse ndavuga wari inshuti yanjye ntabwo ndahanga kugira ngo mpishire ikibi nkomeze kugira inshuti nka Yago ndavuga nti ndabyamaganye ibi bintu tubyamagane nkuko namagana abandi Godfather niba ngiye kuba mubi ntabwo mbaye mubi kuri Yago wenyine noneho nabaye mubi kuri mwene Karangwa nabaye mubi kuri Ntama abo ngabo Ntama katuwe imyaka 2 isubitse kuko nahagurutse ndamagana ntabwo ibyo mwabinkundira inshuti ze zinyangurunuka ariko ntabwo yakongera gufata amashusho ngo agenda avuye ngo umwana n'undi busabanye na buri joro gira bitwitinga kandi umwana birebaga sibyo ibyo ngije murabyirengagiza ariko dufite abantu muri community yumva ngo ibi ngibi ntabwo nzigera mba mwiza kuri mwe nta na gato reka babwize ukuri bantu mudashaka kumva kuri aya masaha ndamutse mpindutse nkaba Yego Mwidishi nkaza nkirengagiza ikibi nkakirenza amaso mwankunda ntabwo byantwara insemene yo kuba uwo mushaka komba we ngakora ibyo mushaka ntabwo byantwara na deathman nakora space zitarenze 3 mugatangira kuntangira umenya ko Godfather ari umuntu mwiza ariko se mbabaze ntibufite imiryango mwambare inkweto z'abakobwa dufite abakobwa 4 uyu munsi ubwambure bwabo buri hanze hari amafoto hari amashusho bite byanya ariko
Godfather kugira ngo ngaragare nk'umuntu mwiza nuko ngo ibyo bintu nabipfukiranya ngaceceka ntabwo nabikora. Musubira inyuma narwanye inkundura umuntu hanavuze ngo agiye ngo Mutesi Jolly ngo naje kurya inyama z'umuntu. Ndarwana ngira abanzi agahishi kugeza n'abasambwe ko nafungishije umuntu. Simfungisha umuntu namagana ibibi, ariko kubera ko ibyo namagana cyangwa tuvuga ngo ntabwo bikwiye, kubera ko ibigendinga up munsubize mu nyuve neza. Uyu muntu ikintu cyatumye Godfather mpaguruka ngahaguruka naya magambo yarateye agahinda, yarameze ngo sari hehe bahu it's right here. Uyu mukobwa harimo amagambo avuga gutya ngo bwana muyobozi wa RIB mbandikiye mbasaba ko mwamfasha mu kibazo nahuye nacyo. Njyewe Munezero Rosine ufite nimero yiranga muntu tarararara mwene rarararara na mwene dadadadada utuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, vire mu udugudu rwa Kibirizi. Munyumvire umva ibintu niba nari kubiceceka Godfather ngaceceka ururimi rwari gufatana n'igisenge cy'akanwa ntabwo nari kuziba. Aha ngaha yagoye yanza ko umukobwa yari no kundya bitewe n'ukuntu twari tubanye neza. Yari sheri shushu mwumva ngo my brother nandi brother, ariko ngiyewe urampereza urukundo ruruta urwo wanze guhereza umukobwa wagufunguriye amaguru. Urima agaciro umukobwa wagufunguriye amaguru urashaka kunyira ko am your brother. Yes am your brother, ariko ibi ntibyari gukunda. Munyumvire mutega amatwi mwabantu mwe mwabaheza nguni mwe mwabantu mwe mukunda ikibi mukanga abagaragaza ikibi. Umukobwa yakomeje atabaza agira ati nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wanjye Nyarwaya Innocent Yago ufite nimero ya telefone tarararara, nyuma y'igihe twamaranye kingana n'umwaka n'amezi 4 turi kumwe, uyu musore tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu, tugerageze twumvikane, tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu, murebe nejo bundi banyarwandakazi, z'ukwezi kwa gatanu 2024 ku isaha ya saa 10:06 Nyarwaya Innocent yanyandikiye message kuri telefone yanjye ambwira ngo bitch ndakubabaza nukomeza kumenyera this is my word. Arongera yohereza voice ndende ambwira ngo nutanshyira hasi nintamushyira hasi aramena umutwe, n'ibindi birimo message yohereje. Ibyo byaje biherekejwe n'amafoto yanjye y'ubwambure bwanjye n'ibindi yamfashe mu gihe twari tugikundanye, ariko abifata mu buryo ntazi, mu buryo ntigeze menya. Yambwiye ko ninkora irindi kosa rimwe ndi burwane n'ubwambure bwanjye. Yongeraho ati reka noneho tugaruke gatoya aha ngaha munyumve neza. Ibi bintu nakoze kuva ku munota wa mbere mwe mukabyirengagiza ntimushake no kubiha agaciro akariko kose. Tugende gakeya rero. Uyu muntu nyuma yo kwidefendinga, nyuma yo kugaragaza ko yakoze ibintu bidakwiye, reka tugaruke ko bafitanye nabo ibibazo. Ibi bintu birakwiye ngo umuntu wamubwiye ngo nanjye ngo twakundanye rero ngo naba mfite amakuru ngo natanga nyine amakuru ngo yampa ikiganiro ngo nkatanga amakuru yawe uko waramuhemukiye ibintu nk'ibyo n'ibintu by'amatiku ngo naramuhemukiye ibintu nyine nk'ibyo ngo musufure urufone rwanjye sinzi ibibazo rufite pe. Zambaye masike ngo nta kibazo, ndamubatiye masike utazambaye masike mu kiganiro se kugira ngo bigende gute? Ntabigeze se nyine nkunda gitari tukavuga ko waryamanye na Brian.
nyine nanjye ndi mu bahemukiwe na Brian niba bahemukira gute simbizi mana we ubu se umusubije ngo iki ko ndavuga ati rero njyewe ibyo bintu ntabwo njya mbitsamo pe ntabwo mba mbirimo ubwo nyine yarambwiye ngo ntundi kodingi ngo uko nanjye ntabwo ndi kuri kodingi ati rero nanjye turi inshuti twabaye inshuti ariko ntabwo nta bindi bintu birenze twigeze tuvugana cyangwa se dukora hanze nta rukundo rwigeze ruba hagati yanjye nawe so rero ibyo bintu by'ibiganiro n'ibiki nabitanga mbabarire amubwira ati nta kibazo ati urakoze cyane turagasaho ubwo mbise muhamagara ko we ubu akoze mana yanjye ariko njyewe nta kibazo mfite naramureze mani ibaze ko noneho ibigoye byo byawe biroroshye ubu se ko yagiye akazana umuhungu wadukubaga muri sauna urabona ari muri sauna hari abantu baba bafite nka kuba imbyino harya we ku muhima nta munsi n'umwe wigeze ujyayo aramuzana ngo aze kuvuga ngo ukuntu ngo twakundanye ngo yerekana n'amafoto ngo n'udufoto twakimana ibintu bibi nyine ese yaba afite ikihe kibazo ntabwo mbizi ngaho ibaze nk'ubwo kuguhamagara ngo ninde wamuhaye nimero yawe mbese bagiye kuzajya azenguruka nta bimenyetso no kuzana abantu bakavuga ngo nyine ari uwundi wenda wagahita avuga ati oke ni ugutwika reka mpite yinjira mu kiganiro njye kwitwikira ibaze wabaye uyu muntu cyangwa ibyo muvuga ko tubyamagana nyuma y'ibintu yakoze uyu mujene yaragiye atereka umuntu imbere ya kamera ngo ushaka space zubaka ngo ushaka ibintu byubaka aragenda afata umuntu ngo ise w'uyu mwana w'umukobwa wo mu DJ ngo yapfuye yiyahuye reka babaze ibyo bintu birubaka sosiyete ibyo kubihakana cyangwa no kubyamagana ko avuga ko we bashaka gukora ibyubaka sosiyete ibyo bintu birakwiye kamabwire rero Godfather nta muntu uzi ukonsa naje muri iyi image kuko nashaka kuza uko ndababwiza ukuri ndamutse reka mbabwire ukuri ntabwo njya mpubuka aya masaha ndamutse kize ibintu byayago hanze mwanyita umugome ntabwo nakwinjira mu buzima bw'umuntu icyo twasabye ni kimwe dufite ibya Zekibi mwiyumviye n'amatwi yanyu amubwira ati sinshaka kugusambanya ndashaka kugusambanyizanya n'abandi bakobwa mwarabyumvisha n'amatwi yanyu murabyirengagiza tuvuga ukuri dusasa inzobe ayo majwi mwarayumvisha niba ari umuntu yafite na yanyoherereza uko narabisibye amubwira ngo ntabwo ndi bugusambanya uri umwe zana abandi ibyo ngibyo reka twemere ko ari ubuzima bw'umuntu ku giti cye ibyakurikiye mwarabibonye ibyo biratambuka cye tuvuga ukuri nubwo mudashaka kukumva ibyo bivuyeho mumbwire bantu muraha njyewe ntabwo nkeneye kuzana ibintu bindi ntabwo nkeneye guhimba kuko ukuri mvuga igihe kizagera mu kumve hano hari amashusho ntashobora gushyira hanze ntafite ahantu nayashyira hari umwanda uyu mujene akora ntashobora ntafite icyo nakora uretse kubireba nkarira mwambara inkweto z'aba bakobwa nabababwiye mwambara inkweto z'aba bantu sinkeneye kugira ngo munyumve kuko nta kibazo mfite nta kibazo mfitanye na Yago ntabwo nari kujyana ikibazo na Yago ejo bundi yaraje no muri space tukamukorera ibi